ndamuzi kuno yitwa Mupenzi n'igipangu bari batuyemo ndakireba kandi nawe ubwo yaragabuze ubwo se umuntu bagitambika ngana ukungu kurumva ari umuntu aracumbitse yabaga kwa nandwe yabaga kwa mushikiwe ni mwene wabo yabagamo bamugaburira bageze aho ngaho mwene wabo ajya hanze uwo mushikiwe asigara ari imbobo rero sinzi aho ari kubobera yirukanyira rero baba babuze aho bahungira bakaza guhungira ku mapa n'ibibazo byabarenze bakaza kuvuga ibigambo bidakwiriye. Penzi, good morning. Ntuzongere kuza kuvuga amagambo ababaza. Urumva wowe uraho ngaho rero gumangamanga kurizo mu buzima busanzwe si umwana mubi ntago ari umwana mubi pe nubwo ibi bigambo yanditse nibyo biteye ikibazo koze cyane si umwana mubi biteye ubwoba si umwana mubi pe umwana mubi mu kuganira si umwana mubi rwose niyo agenda ubona afite ubupfura ahubwo ibigambo yanditse nibyo bintunguye. Ubonye ibya mbere biranamye utinze ubonye ibi ngibi bikiriho koze cyane ibya mbere rero ngo yarashimishijwe ngo uriya musore ntiyagombaga gupfa ngo abakobwa barabasuzugura. Hari umusore twari turi kuvuga inkuru y'umusore watemaguye umukobwa aramwica muri Ngoma noneho polisi igiye kumufata arayirwanya baramurasa arapfa. Urumva yarakwiriye kuraswa so uyu we rero ngo agahinda afite urumva ngo bitewe ngo n'uburyo abakobwa mucubite ngo uriya mukobwa wo gupfa ntacyo bitwaye uriya watemaguwe n'uyu musore. Umuntu yapfuye ngo ntacyo bitwaye ko yapfuye kandi yishwe. Urumva uwo watemaguye umusore yafashe umwana w'umukobwa yakundanaga nawe wamwanze aragenda aramucagagura aramutemagura. Polisi igiye gufata uwo mwicanyi urumva arwanya polisi iramurasa. So urunguru rero ngo rubabajwe n'uwo mwicanyi wapfuye ngo kuba yishe umukobwa ngo wawa naho yababajwe n'uwo mukobwa wapfuye atemwe arababazwa n'uwo watemwe ngo abakobwa musuzugura ntacyo bitwaye gupfa k'uwo mukobwa ntacyo bitwaye urunguru rwo rubabajwe n'umusore. Erega impamvu nawe bimubabaje nawe ubwo nyine nawe arasuzugurwa nawe n'imbwa mu zindi zose ese mubaze guforowinge cyangwa nkuboroke wankanze hose akora iki nankandeho ubusa umuntu w'umusore nk'uyu nguyu koko ufite vision kuri uyu muhungu n'umwana mwiza mu buzima busanzwe pe mu migendere mu mivugire ariko buriya kenshi mujye mwirinda abantu mu mitima yabo biba bimeze nabi. Ni listen but don't judge nukumva ariko ntujudging mu mutima urumva ko afite ibikomere nawe byinshi byaramurenze. Thank you Jesse ku buryo yumva ko Mupenzi n'umwana mwiza n'umuntu wumvira n'umuntu uca bugufi batagira baba urabona umuntu ujunjamye gutya none se ubona ari muzima ari kugenda ni muzima uko umureba ukuru ukagenda yubitse umutwe mu minsi yashize agakora ku kibuga cy'indege agahura yambaye nziza ariko fari agenda yubitse umutwe nukuri muzima ntacyo ndi kongeraho nta nubwo ndi kugabanya pe agenda yubitse umutwe nikaba ameze gusa si umwana mubi pe mu buzima busanzwe cyicwa n'umugari w'ishyushye oya se yakoraga ku kibuga cy'indege mu minsi yashize nibazo agikora simbizi ngayo ngo yakoraga pe reka tuve kuri ubu buganga ati ntabwo ibintu nabakoze ari byo ntabwo ari byo ntabwo aba ari byo nyine yisubireho namwe mu mubabare buriya sinzi icyabimuteye wenda kiritse mutakunda umuntu ahubuka akandika nk'ibigambo nyine bibi wenda bitewe na mudu arimo mudu ku buryo wumva ubabajwe n'umwicanyi wishe ntunatene ko ku mwana w'umukobwa yatemaguye nyine nicyo kibazo kandi rega buriya godifada buriya nuko yaturitse akaba ari uvuga wenyine wabona n'abandi bahungu ahangaha baturika bakabyandika da bafite umutima nk'uyu nguyu se nabo bashobora kuba bajya ahangaha bakabyandika wenda tuvuge wasanga gifite depression nacyo ari nk'umukobwa wakibabaje ariko uburyo wifuza n'umuntu
atemwe betsi mupenzi we uke kure mumureke pe nimumureke nimumuteho umwanya rwose hano uyu muntu barashaka kureba godi ngo fesi ya godi fata kanye kwereke sheri nkamwereke fesi yanjye niba ushaka kuyireba wambonye uraruhutse Denise wambonye Sholovu ngo yizere ko ari bwimuka se muramutwara iki ngo nde wimuka ari iki ngo Fanidana gitangiye kugutera ubwoba se dore ngo gitangiye kugutera ubwoba nawe ikiraza kigutemagure se nta kintu yantwara nta kintu yantwara ntabwo ari umwana mubi ndamuzi none si cyo kari kukubwira ngo yizere ko uramuzi Sholovu oya ntabwo muzi reka niba ahinduye akaza mu yindi akawunti rwaba rurahinduye mupenzi wari urakibona urabona cyuzuye mu mutwe witegereza urabona iki kintu kidafite igishorobwa urabona cyuzuye nta kintu antwara mwihoreye nta kintu yantwara batangiye kugukanga ngo wimuke nimuka nje hehe ntabwo uri kubyumva urare wimutse nimukira hehe nta kintu yantwara mwihoreye urakazi ntabwo gasura mu kanutse oya nta kibazo cye nimumwihoreye ntabwo agira umutima mubi wowe uraseka ndaseka nyine bose urumva atihagazeho ntabwo umuntu amenyeraga ibintu umuntu aba atekereza umuntu uje akavuga ngo bakoze kwica uwo mukobwa ubu urabona arakubwiye ngo wimuke maybe atari we ahubwo ndabona afite abacuti bahari ubwo ni uwundi ntabwo ari we ariko uriya ntabwo yanyimura anyimuye nkandese iki gihugu ni icye se kota wariye hedikota are you eating cyangwa urashonje agahinda gakomeye cyane keretse nibura uwamuzana akamuhagarika imbere yacu umudugudu wa Kamvumba mu kagari ka Kirunga mu murenge wa Remera w'akarere ka Ngoma aho abaturage batewe agahinda n'urupfu rw'uwitwa Mfitimana Ariete w'imyaka 17 basanze mu nzu aho arara yishwe ngo mu ijoro ryakeye nibwo abataramenyekana bamusanze mu nzu bamuca umutwe baranamushinyagurira nk'uko bagenda babigarukaho bamwishe urupfu rw'agashinyaguro kwica urupfu rw'urubozo amaso bakayakuramo amabere bakayakata igitsina bakakinoboramo intoki bakazikata urupfu bamwishe n'urw'indengakamere ijosi bararikata bamwishe nabi n'abagome babi nari muzi cyane yacuruzaga ahangaha n'icyayi twajyaga tuza kwinywera icyayi aho yakoreraga njye nabyumvishe numva sinzi n'ikintu kimbayeho yishwe nabi bamuciye amabere bamuca umutwe bamukata intoki ngo n'igitsina baragikata kandi bamaze no kumuhohotera ibintu bamukoreye ni ibintu bigayitse cyane nagera neza mwana asa nk'ibyo ngomba gukora n'umubyeyi ndamutwikira bitangiye guhoroza umuntu wakoze ibi mana umukurikirane bamwe mu baturage baragaruka ku cyo bakeka gishobora kuba cyabaye intandaro y'urupfu rwa nyakwigendera ariko biravugwa ko ngo haba hari umusore bakundanaga uwo musore bikavuga ko hari amafaranga ngashobora kuba yaramuhaye ngacuruze ubwo rero ayo mafaranga nimba atarayamushubije ibyo nibyo bintu birimo gukekwa birimo kuvugwa muri metero nkeya uvuye hano hari insina mu rutoki basanzemo umuhoro ushinzemo abaturage bagakeka ko ari umuhoro ushobora kuba wakoreshejwe n'umuhoro nyine basanze gushinze hano mu nsina n'uwo bakoresheje bica n'umuntu ibi bimenyetso se abona utariho amaraso nkanjye wagiye ahantu bamwiciye batemye matera iracika n'intuza n'isaso y'igitanda iracika bigaragara rero uyu mugabo niwe wamuteze abaturage ariko baravuga ko ari
ibintu byabateye agahinda byaduteye ubwoba njye narahahangutse wabikozemo sinzi ko ndibona ryabo ubu koko rwose ubutabera budukurikirana iki kibazo yaba nabo bafatwaga bakabica nabi nk'uko bamwishe. umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Remera Bwana Nigena Alex haragaruka ku by'aya makuru. bagize ibyago tubura umwana w'umukobwa witwa Mfitimana Ariete w'imyaka 17, aho byagaragaye ko mu masaa 7 z'ijoro nibwo twamenya amakuru dutabajwe n'umubyeyi we ko agiye asohotse hanze, yari agiye kureba amatungo ye uko ameze hanze, abona inzu ya anexe uwo mukobwa we yararagamo irakinguye, yinjiye asanga bamwishe. ubu biri under investigation, baracyari gukurikirana amakuru. bamwishe nabi, bamuciye amabere, bamugama rw'ibyuma. ni ukwihangana komana urebye umwana. tabara ubwoko bwawe papa, soguru we tabara, ubu nta mutekano dufite. uyu mwana bamwishe ariko mwana databuza dutabara ubwicanyi. urebe ukuntu tumeze, abakecuru twahagaze tumeze nabi. twumvise ko yamukuyemo ijisho, twumvise ko yamukase ibere, twumva ko yamuteye ibyuma. ni urupfu rw'agashinyaguro. uko nabyumvise njyewe numvise atari umuntu umwe. ntabwo umuntu umwe yakabasha kwifasha umuntu ngo amwice bene aka kageni. bamuciye amabere, ngo bamukata n'umutwe, ngo bamuca n'igitsina bumvise amasasu nyine. mpamagaye umuturanyi aravuga ati mumanuka ahubwo hepfo yo kwa Vianney muzi. tuje nyine abakozi batubwira ati uyu nguyu. ndashaka mwumve ibyababaje Mupenzi. urabona bya tumaze kumva, Mupenzi we ntacyo bimubwiye. none wumva ikintu kibabaje Mupenzi ni iki ngiki. n'uyu nguyu urumva polisi of course urabizi mu Rwanda ni direct, bahise bashaka imva n'imvano y'umuntu wagize gute, watwaye ubuzima bw'uriya mwana. so rero umva ahangaha iyi ni indi nkuru. umva twumvise amasasu nyine. mpamagaye umuturanyi aravuga ati mumanuka ahubwo hepfo yo kwa Vianney muzi. tuje nyine abakozi batubwira ati uyu nguyu niwe watwemera ko yishe wa mukobwa. uyu mwicanyi agomba gupfa. none bikomeze gutyo umuntu ajya yica undi ngo leta iramufunga ngo ejo ngo azagenda arye. so iriya nkuru uriya wa mbere Mupenzi we yenjoyingaga ibyakorewe uriya mukobwa. ahangaha arababajwe nuko iki ngiki cishwe na kandi uwanjye yabuze oya nawe ajya apfa bamuvaniho. igihano bamuhaye niba kuko bamufashe ntabwo cyaba kimagije kuri njyewe. ari nawe yapfuye. byibura wenda tutamushakira nk'ipoto tukamumanika nk'ahariya ku karubanda, ku buryo buri muntu uwo wese no mu yindi ntara agomba gutega agafata itike akaza we aje kureba wamwicanyi wakoze kiriya gikorwa. ikintu kibi cyane. ari nkanjye ku bwanjye njyewe numva katakarashwe, ubuse namuca urugingo, namugira kumubamba nk'ahariya izuba rirasira no kuriya we umuryango ukageza kureba nawe urupfu. muri abatuyi uzi kwica umuntu utaraburiye muri suzi yakabaye uzira ngo njyewe nagukunze. gusa nuko n'ako kantu bari barakoranye kari karangiye kubahuza. urumva ko no mu buryo bwo kumubona uko yabishakaga kari kwarangiye. nahise numva ko ari we, nahise nanabibwira abayobozi bahise bahagera mbere. ndabwira umwana wanjye umuntu umwishe ndamwumva. tugarutse mu murenge wa Remera uherereye mu karere ka Ngoma ni mu ntara y'Iburasirazuba. ni nyuma y'inkuru twari twaraye tubagejejeho y'umukobwa witwa Ariete uri mu kigero cy'imyaka 17 wari wishwe ariko akicwa ashinyaguriwe. ngira ngo ntabwo turi buvugaho byinshi, ahubwo niba utarabonye inkuru ushobora kureba muri comment yacu link twashyizemo ukabasha kuba wakurikira iyi nkuru y'uko byari byagenze. abaturage bavugaga ko batazi uwabigizemo uruhare, ariko bagasaba ko inzego zibishinzwe zakurikirana ndetse bakamenya uwabigizemo uruhare. muri iki gitondo twongeye kugaruka muri uyu murenge, abaturage batubwira ko okay baba youtubers ntajye mu gukoresha ifoto y'iki kigori. iki ngiki cya Mupenzi ni uko rwo ngo bari rushimishijwe na ntuzana ngo babajwe no kwitwa. so ntabwo uyu ari we mwicanyi. ndabazi uwo mwafata ifoto ya Mupenzi mukamugira kumwita umwicanyi mutakora iryo kosa. so please uyu Mupenzi twari turi kwamagana we ibitekerezo bye ntimukoreshe ifoto ya Mupenzi. bamujyane Karayesi bamupime.
ndabisubiramo iyi foto twabwiraga mupenzi ko ibyo ko atari byo ntabwo ari we wishe ntabwo ari we mwicanyi dore ndabazi ko muhuruduka mukagera mugafata amafoto y'abantu mukayakoresha gafata ifoto ya mupenzi akorera mugira umwicanyi mupenzi ni ikiguri kiri aho ngaho cyo kibabajwe n'uko umwicanyi yishwe wowe ukubona umukobwa bamutemaguye ngo kuko ngo bakobwa ngo bamutemaguye ngo wenda ko tutekereza ibintu bitaraba tayari ubu bari bamaze kuyirukankana benshi mudakora ikosa mudakoresha iriya foto twari turi kwamagana ibigambo bya mupenzi ari kwandika muri komenti ntabwo iriya foto y'uyu mupenzi ni ikiguri ariko ntabwo ari wishe umuntu ni uko twanze ibitekerezo bye bipfuye gusa mwaramutse neza umeze neza ngize ubwoba ndumva ngize ubwoba kweri komeza ubugire navuga ngo sinzajya nkundana urukundo bivuyemo ariko urwo rukundo rubirimo what kind of urwo rukundo bamwita urukundo ni uruhe ubu bari mu rukundo Shadia bonjour Emeline bonjour abakobwa rero banyarwandakazi twinjiye mu gice kindi cyo kuganira ibintu bizima biri mu bwenge biri mu rukundo mwaramutse ndabizi Stella ntabwo wategeka gufungura kamera bitewe n'uko ntabwo ufite ubwo bushobozi Jessica kandi byagukundira Cynthia urabizi ufite uburanga buke ntiwafungura kamera amusori Ketia nawe ntushobora gufungura kamera Chude urayifungura Pressure urayifungura Emeline wayifungura abandi Peace ushobora kuba ufite uburanga hafi ya ntabwo urabizi kudafungura kamera Emeline waramutse waramutse gute baby waryamye urandura Emeline rero ndashaka kugira ngo nguterete I gonna love me niba utureta nkakwemeza ubwo se wemera bigenze bite ku buryo ubanje wakenera kwemezwa uyu ni hano manzu nsuhuza ubundi iketi ya mbere like to see you ubundi umukobwa mwiza umureba abyutse ndashaka kureba mutapinge screen banyarwandakazi ngo difata mbere ke ngiye ko nshaka gutera umwana umutoma tapinge network zitangiye kuba nkeya oya n'ubuke n'ufite nazo network niwe gukoresha itunge gaceze niba utubuze kugira network impression around telefone godfam ariko se ubwo mugure telefone hanyuma nuza Emeline nzamutwara muri vacances godfam ndi kwitunganya ndi kwigendera nigiriye mu kazi oh yes ntabwo mfungura niyo mpamvu nari ndi kwitunganya turi kuvugana ariko ndababaye kubera uriya mwana w'umukobwa pe ayina nagafashe ngiye guhiga ibiryo umupira w'imbeho uragutwika wa mutwe we Emeline uraboneka se cyangwa ntabwo uboneka urantwika harimo agasengeri aho ngeze n'inumva bishyushye ndabukuramo urabyuka mwana ngiye kubyuka tambane ntabwo ndi kukubona nakubonye sheri si ndi kwibaza neza da Emeline urihe ndagisha impression hari yego ndahari ariko nubwo mari godfather we ni ukuri mfite interinete iragenda icikagurika mumbaze oya ariko ubane iki kibazo oya internet kandi ntabwo ntabyadanje ibaze yuko nishyiraho kamera none n'uko umuntu yashyizeho kamera uri kuvuga
none gapozinga wasamye nibyo biri bumbe. Emeline namara kuyishyiraho arashyiraho no mu ruhande rwanyu. Ukesho presa ruhari Imana ibabarire. Nazamutse kuri pano ubundi uri kumbwira ngo iki? Nazamutse bwa mbere kuri pano uri kumbwira ngo iki? Muri hese bigenze bite? Igihe rimwe turahari mutari kuvuga cude yo kutavuga bebe Kude urafungura kamera cyangwa ntayifungura? aya ahubwo ngiye kwiyongera ariko none wasanga njya kujya kwa muganga Mwana ko nta mugabo wararanye nawe ugiye koga kubera iki? oya buri mu gitondo mbyutse njya gukora dushe ndabizi se ibya social media sinamenye byari ngerega nihorera kwa njye nihorera kwa Godfather sinyimenye iyo bijya niyo biva bajya banzanira amakuru hano umeze nkanjye ngegezi kugeza ukuri ngo njye mba ndi hano sinyamenye ibintu bisigaye biba ku isi nitandukanyije n'ubwonko bwa TikTok mumbabarire kuri teza n'imbuna twite uburyo utazi ko utwite se awa nyine pereke turebe wanjye iyo ngiye mu kazi nkunda kugenda nambaye ibintu by'amatiriningi inkweto zifunze amajampa niko nambara ubundi mu buzima busanzwe ibintu by'abamama ndaje nimugoroba nze kukureba ubundi mbihera amakuru inshuti yanjye twakoranye Kuko numvise imiganire yawe iciriritse agahambirwe. Njya mbona abantu bagira ubuntu bw'urukiko, abandi b'abagore bagira ubuntu bw'urukiko. Wa muginga we urajya kuzana ibintu byabereye ku bindi zindi platform bizana no gutsindwa n'Imana. niba hari ikintu cya mbere cyo gukora Godfather ndagukunda cyane abantu bazabarinda kumva amatiku abyanga kuri pe ari nimba muri restaurant ndashyiraho kamera nta kibazo Emery na Godfather Emery umva nanjye gana yimbanje koga nataje ariko mukanya gushyiraho nta kibazo uri no koga ndastera ubwo bwenge se ko nabuze nta muntu ukigira ubwenge bro nanjye kandi yarashize impresi bonjour meze ute se meze neza ngo internet ngiragenda igapozinga ejo narasetse buro ibaze yuko njyewe ejo twaje kuri live bimeze neza none umva satani ntigibura umuhanda nitwakangira ibanza iriburutse nzimya telefone ndayifungura njye nsanga umuntu nari ntegereje anyuzemo pe sawa nyine nababaye we nkabona nababaye maze ubundi Godfather nawe agiye ko namba naraje zwi abavuye live none avati ndapfuye kaniryamire Godfather wambabaje we yewe Ese urukundo mu nkunda. ibitutsi dutuka n'ukuntu tutakurekusha amana Gutuka gutaba mudamu ngenda kuzana nagutuka amanuka. Rero ni mu nteza abantu.
nk'ibi byose wowe wa muntu wenda kuzi kuri mwe wanagutuka Isaa 10 y'igitondo batangiye kugutokoreza ubwonko. none se umuntu mbabare nyumvire nk'uyu yewe kumenyera mwana none se uyu muntu sindavugana nawe ndagutuka ndakuzi ndagututse ryari ajya gushanuka ese umuntu ashobora kugenda akavuga ngo ndatukana wiseka cude birababaje mwana None se ntabwo barakumenyera. ese ubu kuva mu bari utavuga ubusa Ariko se ngiye njya ntekereza ngiye kukimura ahangaha. the next stupid move I will fucking block you agiye mwiba Shamuto babarire pe ntabwo Godfather aba yaduhamagaye, nta hantu aba yaduhamagariye, mujye mutubabarira, nitwe tuba twizanye turaza tugasaba request akatuzamura, nta manimero ze tumuhamagaraho, tubabarire pe. cyanuka erega amajwi niyo bagenda gukoresha bavuga ngo dufatanuka abantu wa mugore ngenda kuzina nagutuka Nitwe twizana hano Godfather kandi nitwe dusaba request ba mbere, noneho ngenza mu ba saa 11 basaba request, ariko ubwo si ugushaka ndababujije pe, mujye mutubabarira. Udashaka kumanga ajya bireka pe, mutubabarire mutazatuma natwe batwirukana, twe tuba dushaka inzira. It's your choice, nta muntu bashyira gahato, it's your choice. Iyo uje ukagubwa neza guma ahangaha, niko ibintu bimeze. erega ikibazo kiva nk'uyu mudamu urabona ko ashaje ni mukuru urumva arangana na mama Sava uraza kuganira mu bana bakubyaye wagiye mu kagoroba k'ababyeyi aba mu bana hano Ihangane babyutse bakujagariza ubwonko Godfather. Ariko mukuru arangana na Kankwanzi ariko ari kuza mu bana batoya batangiye kunsambanyiriza ubwonko Godfather mbabarire nimara gukura uzajya uvuga ko nakuze. none se kuvaye kandi si ubwa mbere n'ejo bundi yaraje arashyanuka ndamureka kandi ndambirwa vuba Mujye mutubabarira, nta muntu baba bazi Ko nako mbona Emile na Bice baby nwa ku mazi see the beauty ubundi reba umwana dore niko mada urabona umwana dore umwana ntabwo mubyaye ntabwo ngana na bucura bwawe uyu uriya ngo niba ari Stella urabona uyu watangana na bucura bwawe uburyo uza kuza no kumubona baby good morning baze ko umuntu twafata urukweta akarwambarira kuri live, namwe mwaragiza mukaza mugatubwira, nitwe twizana, mureke tujye twizana. ngaho mwingingo gatambara inkweto mbugane nawe oya uretse n'ibyiza biba biri ahangaha mbanza biba aya madorari angahe kanyaguhe wallahi ese iri hehe yawe kanyaguhe kanze ndore kandi amakoini mfiteho mfiteho $33 y'amakanadiya kanyaguhe kirimo mufungure kamera ariko mana yanjye Godfather we ubu koko njye nabaye icuku kinateye neza. mufungure kamera reka kompre Nifungura se undafungura kamera ndi ndyamye. ariko ndabizi wisoni yari aryamye fungura ngwino it's so beautiful you don't have to Yawe nshaka umupira. urara utambaye urwitwa mupenzi ruragira urashyanuka hano zirarwakira uzongere baby ayi Thank you so much.
baba kandi ubanganira nkugire. Thank you. What do you need in this weekend? Solo date. Solo date. What can I do for you? Like a champagne. Yeah, that's not. That's it. Yeah. Kirahagije. None ureba ukuntu kandi nanjye kwitera parufe kuri mbere ni amaye gift ndashaka ikiwe mtanangira kwitera parufe kuri live. Karabyutse kubera amakoyini. None umwana akwiye kwikoraho nawe uraje dore ukuntu umeze. Urasa na mama Sava. badukunde rwose Ngwino kuri kamera. Umva ni ukuri ndabyutse dukunde mudukunde. Emeline is so beautiful. See your eyes. Mama yanjye ibitaganje merci beaucoup. No, wewe Mungu tupeni metomba. Empress wa Haiti. Wa Haiti. hari n'amaso yaje no kuyatinya. Network yawe nyabo. Kwa Godfather hariho amakoyini kanyaguye nawe. Natwe reka dufungure kamera go. Ufungure nimbona bigira niho uri witware open your camera. Zimwe ndazihereza Emeline. Mfungure kamera shaka. Mufungure kamera. Kicha je gufungura. Cynthia urahari? Tegure neza nanjye. Nitwa Penza. Burira ariko tukazishyiraho. Ntaho tutazahurira wowe. Umva ndahari. Ngwino. Kugira ngo I'm going. Goodbye. Come back. Mwana yanjye Kristo ni umwami. Uyu mwana ubyutse aza kwa Godi ntaza azazanira n'ingwe mu gihugu azayizana. Godfather ni uzaduhuza ariko mbibona dore n'ubundi byaragoranye. Nugera ku gikundiro Godfather nkundwa n'abato n'abeza. Ni wowe uzaduhuza ni wowe. Babwire. Ni wowe pe. Bakambishaho. Amugoyingi pe. Kuki Emeline kubwa yija. Katia. Urahaguruka ugende kurebe. Yo Godfather ndi mu buriri no kuri kwimana. Mwana we. Bambaye ubusasa. No kuri kwimana nambaye hejuru gusa. Sinakubeshya do. Ndi mu buriri n'ukuri. Ntabwo nakubeshya. Dose Chidi muziranye gute? Tudari inkuru ndende cyacu. Ese Emery ko uri mwiza ubyutse gutya we Jesus. Ibanze